mu gitondo nabibonye mbona ko ni ibintu biteye ubwoba ushobora gusanga nuko twavuga ngo biraza kurangira ahubwo biza gukomera kurenza uko tubibona nk'ubu tuvugana ndakubwira yuko umusozi wa Ngomo umaze gutwikwa ku buryo bugaragara kuko urabona ni umuriro gusa ni umwotsi umunara uramunara bavugaga ubundi ni wa societe bita Vodacom ni Vodacom urabizi yuko cyane cyane hano muri Republika Demokarasi ya Kongo niwo bakoresha umaze gukubitwa rero n'ingabo z'abarundi zifatanyije na FARDC bawutwitse bawurambitse hasi ariko M23 nayo nibahereza nayo ihita ibasubiza mu buryo bwihuta n'igisasu cyari kiremereye kuko njewe nkireba nabanje ku ryakava kuko navuze ni kiriya kintu ukuntu kiri kuguruka ntabwo umuntu yakizera ko kirasiga amahoro aka gace nabonaga yuko ari igisasu gishobora gukora ibara cyarikoze rero umunara urahiye M23 nituzi kiri buze kongera gukorera abaturage kugira ngo baze kubona ikindi kibafasha kubona itumanaho no mu kibaya cya Rusizi kandi amabomba arimo arakubitwamo cyane cyane FARDC ingabo z'abarundi Wazalendo FDLR barimo bararasamo cyane turi muri teritwari ya Kamanyora aho rero n'ubundi studio za Eugene Official zamaze kuba zimukira ahakomeje kubera imirwano ikomeye cyane iri guhanganisha n'ubundi igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo gifatikanyije n'igisirikare cy'u Burundi FDNB imitwe twaje intwaro irimo umutwe wa FDLR yakubiye mu cyiswe ngo ni Wazalendo hakaba ndetse harimo igisirikare cy'u Burundi FDNB n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'abacanshuro aho bakomeje guhangana bikomeye cyane n'umutwe wa M23 ni ku munsi wa kane w'imirwano ikaba ikomeje ndetse no muri iki gitondo imirwano ikaba ikomeje ku munsi w'ejo nabwo yarabaga tugiye kugenda tubigarukaho ariko muri iki gitondo tubabwire ko bidasanzwe kuri uyu munsi wo kuwa gatanu itariki 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 ubu tuvugana umusozi wa Ngomo ni umusozi mu by'ukuri uri kuraswa cyane maze iminsi uri kuraswa cyane n'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi bari kurasa rero bakeka ko harimo imbunda iri kubarasaho cyangwa se char de combat za M23 muri iyi mirwano cyangwa se muri kukurasa muri iki gitondo ndagira ngo kameramani ashyireho video hanyuma abereke cyangwa se murebe uburyo ki iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gishize hasi umusozi cyangwa se iminara yariri muri uyu musozi wa Ngomo ifite rero cyangwa se umunara utanga signal cyangwa se ufasha amatelefone ndetse n'izindi societe cyangwa se n'izindi companies zigiye zitandukanye mu kubagezaho itumanaho muri aka kanya ntago ndi njyenyine Vincent nawe arahari murabizi ko muri iyi ntambara cyangwa se hano muri ibice turi kumwe wenda mbere ko twinjira mu makuru mu buryo burambuye kamanze mwakire mbone no kumuha ikaze Vincent waramutse neza naramutse neza bwana Faita meze neza tere nubwo ubona igoye cyane kubera na minisiyo ubona yuko nazo banza bari kuzirasa banza na minisiyo bari kuzirasa ari ibintu bitoroshye ariko urabona yuko ibintu kubivuga umuntu adahari nawe ngo abyibonera ajya ni inkuru mbarirana ariko ibintu birakaze koalisiyo ya Kinshasa ihanganye na koalisiyo ya FC 23 nayo ubona ko bitoroshye yaba twirwaneho yaba M23 ubona umuriro ari umuriro mwoto ni mwoto ni mwoto niko muswahera yavuze M23 barayirasa amabombe M23 ikabasubiza indi twirwanaho barayikubita amabombe ikabasubiza andi yes ndagira ngo rero twinjire sasa ejo twababwiraga ahantu cyangwa se mu bice byaraswagamo amakompora mu gace ka Gatogota niho wabonaga ko bari kuviza cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi niho bavizaga cyane impamvu rero barasaga muri kara gace
twumvaga abaturage bavuga ko hari defense ya M23 ntabwo ariko biri gusa ariko hari igitero cyahabereye iki nacyo turaza kugenda tukibabwira ariko mwabantu mwe mwumve ko uyu musozi wa Ngomo wo sinzi aho gushobora no kuza kuriduka wose tukawubona urimo gutemba hano muri umugezi wa Rusizi kuko uri guhatwa amabombe kuva tutangira mu gitondo kugeza ubu vise hamaze kugwa amabombe arenga 10 ndetse na n'ubu baracyarasa sinzi uko biri bugende. Twavuga yuko ni ibintu bikomeye kandi ubona ko bikomeza kugira intera iri hejuru hamaze gukoreshwa amabombe agera mu 10 cyangwa arengaho gato niba ntabaze nabi ariko ubona yuko ingabo zirwana gutegeka kwa Kinshasa zibigambiriye kandi zikabikora zifashijwemo n'igisirikare cy'u Burundi zikabikora zifashijwemo na Wazalendo zikabikora zifashijwemo n'abacanshuro zikabikora zifashijwemo n'abandi batandukanye ukabona ko ni ibintu bigambiriye fighter guhera mu gitondo nabibonye mbona ko ni ibintu biteye ubwoba ushobora gusanga nuko twavuga ngo biraza kurangira ahubwo biza gukomera kurenza uko tubibona nk'ubu tuvugana ndakubwira yuko umusozi wa Ngomo umaze gutwikwa ku buryo bugaragara kuko urabona ni umuriro gusa ni umwotsi umunara uramunara bavugaga ubundi ni wa societe bita Vodacom ni Vodacom urabizi yuko cyane cyane hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo niwo bakoresha umaze gukubitwa rero n'ingabo z'abarundi zifatanyije na FARDC bawutwitse bawurambitse hasi ariko M23 nayo nibahereza nayo ihita ibasubiza mu buryo bwihuta n'igisasu cyari kiremereye kuko njewe nkireba nabanje ku ryakava kuko nazo ni kira kintu kuntu kiri kuguruka ntabwo umuntu yakizera ko kirasiga amahoro akagace nabonaga yuko ari igisasu gishobora gukora ibara cyari koze rero umunara urahiye M23 nituzi kiri buze kongera gukorera abaturage kugira ngo baze kubona ikindi kibafasha kubona itumanaho no mu kibaya cya Rusizi kandi amabomba arimo arakubitwamo cyane FARDC ingabo z'abarundi Wazalendo FDLR barimo bararasamo cyane. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima umuvuduko w'amaraso diabete stroke impyiko umugongo amibe igifu hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye abari muri leta zunze ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock abari muri Canada Australia Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso manukiye kwa Claver i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisokera turabutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress kubindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 kazi muri Prime Health Infinity paya rw'amabombe kandi ubona yuko bigambiriwe kugira ngo za Gatogota naho bayakubiteyo za Ruvungi bagaruke n'ubundi bongera bagaruke za Kamanyura nkuko ejo n'ubundi wabibonaga yareka kugira ngo twinjiremo neza muri iyi mirwano iramutse muri iki gitondo abakunze Jeune Official mu manze mu nkandire kuri like ndetse abandi muna subscribing niyo mutara subscribinga abamaze kubikora kandi ku rundi ruhande mwibuke kukanda like ndetse muna sharing hanyuma sasa kugira ngo twinjiremo neza muri iyi ntambara vise reka duhere ku munsi wejo niho ngira ngo duhere manze mbahe operation cyangwa se andi makuru mashya mbazaniye kuri aka gace ka Gatogota byansabye kilo kalori nimvuga kilo kalori abantu bazi ibigendanye na biology ndetse na za physics muraza kumva ubwo imbaraga nakoresheje byansabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo iyi operation yo ku munsi wejo nyikurikirane cyangwa se mu by'ukuri nyabashakire nayo mpamvu rwose mugomba kumenya ko hano kuri Jeune Official twe mu by'ukuri uko byagenda kose tuba turi imbere kandi dukora ibintu tuvuga tutireka dukora ibintu namwe nk'abadahari nyine mwamwize ko turi buze kubibashakira muze kubona ibintu bidasanzwe vise ngira ngo duhereye ku munsi wejo hari tariki 4 buriya ejo ku isaha 9 za mu gitondo nko muri aya masaha
urugamba hano hantu bita muri za Gatogota hano hamwe ejo wabonye barimo gusheringa ubwo kameramani agomba guhita ashyiraho n'iyo foto nyine ahantu bari gusheringa hano kuri iki kiraro hahandi twavuga ngo barasaga bari kuvuga ngo hari ibi defense ya M23 buriya hari kiraro hano cya Gatogota gihuza buretse gihuza Gatogota ndetse na Kamanyora iki kiraro rero ku munsi w'ejo bora ngo cyabereye isibaniro cyari gisanzwe n'ubundi kiri gukontororwa n'ingabo z'u Burundi FDNB ariko amwe mu makuru nabashe gucukumbura nikuriyemo hari imbere ku mirongo y'urugamba nuko iki kiraro ngo cyafashaga cyane izi ngabo z'abarundi kuba zakwambutsa ibikoresho zikabijyana muri za Kaziba na za hose na za Rubarika ejo rero M23 yagombaga gushakisha uburyo ki iki kiraro yagikatinga kugira ngo nibura abari za Rubarika ndetse niyo muri ibyo bice bya za Kaziba kubona ibikoresho bize kubagora ubwo byumva ko namaze kwinjira sasa muri operation ejo rero ku saa moya nibwo intare za Sarambwe urabizi ko babyutse babanza gusheringa izi ngabo zisheringa zari zizi neza ko M23 bari kwa advancinga bagana kuri iki kiraro n'ubundi cya Gatogota hanyuma bagerageje za kuzibira bagira ngo barebe ko bacamo kabiri cyangwa se bareke babuza M23 kwa advancinga ariko biranga ariko kuruna nubwo M23 ya advancinga igana kuri iki kiraro niko no kuri tariki 3 bura ngo mu by'ukuri ngo hari hageze i Bujumbura ya special force ya FARDC yitwa ngo ni Anaconda nayo buriya ngo ikihagera hisiza hangaha mu by'ukuri kuri iki kiraro kuko bafite amakuru ko M23 igiye kwa advancinga yambuka donc bari baje guha umusada izi ngabo z'abarundi hanyuma iki kiraro impamvu ngiye kukigaruka ko cyabereho isibaniro urumva hariho abarundi hariho FDLR ndetse ni special force ya Anaconda yaje gutanga umusada igisirikare cya M23 umutwa M23 nawo uravuga uti tugomba kugicamo kabiri kugira ngo tuzibire ibi bikoresho biri kuva mu Burundi bikerekeza muri za Kaziba ndetse na za Rubarika barataka ro sasa ngo ahangaha kuri iki kiraro ejo burya ku saa moya kugeza hafi ku saa 3 gutyo urumva amasaha harimo amasaha menshi habaye imirwano ikomeye cyane kuri iki kiraro cya Rubarika cya Katogota ni nayo mpamvu wumvisha abaturage benshi cyane no muri za Kamanyora abo y'amasasu barayumvishe abenshi batangira guhita bahunga baza nyine mu Rwanda hano muri za Bugarama ariko mukuza ko muri za Bugarama ku rundi ruhande ariko n'abambuka ubwo byahise bihagarika nyine bwo twava ko n'umupaka mu by'ukuri abajya muri Kongo bitagishoboka urumva ndakumva icyaje kubaho rero niki aya masasi imirwano yabaye nkirangira ku saa 2 ziri gushyira saa 3 ariko nubwo yari irangiye ntabwo nta muntu n'umwe usibye M23 yabaye nk'isunikaho gato izi ngabo zari ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa ubwo na Anaconda FDNB na FDLR babasunitse gato babigije inyuma ariko batabakuye kuri cya kiraro ariko nibura bigize inyuma nka metero nibura nk'ijana urumva bivuze ngo M23 yakomeje kurwana kugira ngo irebe ko iki kiraro yagikavaringa cyose kanacyambuka ikakirindira imbere nayo birayinanira kugira ngo mve ko urugamba rwari rukomeye urugamba ruyinaniye rero ubwo uruhande rumwe iki kiraro basaga naho ubwo n'umunguni nako bikimeze ikiraro bora basa n'abakigabanye bose buri umwe afite uruhande rundi ruhande muri make ntawe ushobora kwidoga kuri iki kiraro yaba Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa izingabo bari gufatikanya ntawe ushobora kuhambutsa ibikoresho ngo babijyane nkuko babijyanaga za Rubarika babigeze wenda ahantu na za Kaziba yaba M23 ntabwo ishobora kuba yakwambuvansinga ngo iyifashishe iki kiraro imanuke mu gice cya Gatogota cyo hepfo urumva impande zombi twavuga ko iki kiraro bari kugikontorora niyo makomporare ejo twabonaga amakomporora yibuka kameramani nayishireho abaturage cyangwa se abaturage b'abakongore hariya muri Gatogota harango hari defense ngo ya M23 ariko amakuru mfite vise iki kiraro ahangaha niho donc ziriya sharing abonaga ziri kurasa zituruka mu gihugu cy'u Burundi twava ko ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi na za Sange na za Bwegera zirasa hano hafi y'iki kiraro barasaga ahantu batekereza ko abasore b'intare za Sarambwe bihishe cyangwa se bikavarinze
abanyine bari barimo gukontora kuri iki kiraro cya Kamanyura. ubirebye ukuntu bimeze intare za Sarambwe kubera yuko zari zagiye nazo zirya undercover kubera yuko ntabwo zakiteza imbunda nk'irira si ibibombe nka biriya bishobora kugugiraho ingaruka ndetse bikagira n'ingaruka ku bikoresho byawe. Intare za Sarambwe rero nyuma yuko zikoze advanced zishaka yuko kiriya kiraro kiba nk'iziyibujije urujya n'uruza rw'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa harimo Mayimayi Wazalendo FDLR ingabo z'abarundi FARDC n'abacanshuro kuhanyuza ibikoresho nibwo wabonaga ibisasu byinshi noneho barwanya barwana ku butegetsi bwa Kinshasa babigaruye noneho mu gice kirimo abaturage cyane kugira ngo M23 ise nikora withdraw ive gukomeza ihanze kino kiraro none igaruka iza gutabara abaturage. Aha fayita nkuko ubibona ni nako byarangiye ubona yuko ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC bikomeje kwibasirira santere ya Kamanyura baharasa batwika amazu ndetse ukabona bari gukubita n'ibindi bijya kure bijya za Kaziba kuko babonaga n'ubundi nta buryo bari buze kugezayo ibikoresho. Icyo nakubwira fayita nuko usibye ibi byabaye ahangaha hafi n'u Rwanda hirya za Kaziba hirya ahantu bita Butuzi ahantu bita Cemba ahantu bita Nabumbu ahantu bita Mwera ahantu hose hari harimo imirwano kandi ikomeye. Nako byagenze mu gace bita Kasheke mu gace bita Gasigarire mu gace bita Kashozi aha hose basenye ingabo z'abaturage basenye inzu z'abaturage bikozwe n'igisirikare cy'u Burundi na FDL ndetse n'ingabo za Kongo. Ibi bintu rero kuntu byakorwaga wabonaga ko ari ibintu byateguriwe mu gihugu cy'u Burundi ku buryo kandi bwizewe bufite na coordination ihambaye. Urabizi ko abaturage batweretse umusozi wariho ingabo z'abarundi ziri gutanga amakuru zerekana aho barasa ariko igihe kimwe M23 nayo nabonye isa n'iritura icyo gisasu cyari kirashwe mbona ko M23 mu gihe itagira ubwirinzi bukomeye ibi ngibi bizindutse muri iki gitondo ubonye bishobora gukomeza kugira ingaruka ku baturage bikagira ingaruka no kuri M23 ubwayo kuko yahura n'ibitero bikomeye kandi bikomeza gushegesha abaturage. Ibindi bitero nabonye byakomeye sho ni ibitero byabaye mu gace bita Kasheke. Aka gace ka Kasheke fayita mubwire ngo habaye ibitero bikomeye cyane nyuma yuko Wazalendo wonye nta mbaraga ifite igatangira kuba nk'ikora withdraw cyangwa ikongera ikirukanka mu bihe bitandukanye. M23 nayo yakije umuriro ku barwanyi ba leta ndetse n'aba bandi bari mu iri huriro ku buryo umuntu wese yavugaga ati izi mbunda ziri gukoreshwa ni bwoko ki. Ariko abaziza amazina hari amazina bagiye bavuga nk'imbunda yarasaga hano muri Kamanyura bavuga yuko ngo hifashishwaga imbunda bita ngo BM Grad akaba ariyo ntwaro yifashishwaga hakifashishwa intwaro bita iyi ndege ya Sukhoi yakifashishwa drone niri abaje guhanura ubona yuko harimo ikoranabuhanga kandi rikomeye yaba ari ku ruhande rwa M23 yaba ari ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa buri ruhande urabona ko rukoresha intwaro ziremereye intwaro zikomeye ibisasu by'ubumara ibisasu bifite ubukana ejo cyangwa ejo bundi dushobora kubona abigize n'ingaruka ku baturage kugiye gitandukanye kandi kirenze ibi. Ni nako nabonaga muri Kabare n'ubundi M23 irimo ihondagura Wazalendo kubera yuko Wazalendo mu gitondo zazindutse zivuye mu musozi bita Kajeje zinjira zijya mu duce dutandukanye turimo sanere ya Mudaga turakomeza baragenda bagera mu bice birimo abaturage bibasira ishuri bicamo abaturage babiri bica n'abanyeshuri barimo bagera muri 11 nkuko amakuru nyesha mugenzi wanjye abivuga. Centre y'ubucuruzi ntiyongeye gukora umuhanda barawufunga nibwo M23 ikoresheje special forces zabo bavuye mu mujyi wa Bukavu n'imodoka ziruka cyane baragenda noneho bagera mu isatre ya Mudaka batangira guhangana bikomeye n'abarwanyi bo muri Wazalendo bongera bafungura no muhanda uba nyabagendwa. Mu butumwa nabonye Lawrence Kanyuka yashyize ku rukuta rwa X yagarutse kuru rugamba rwabareye muri Mudaka avuga uko byagenze avuga nuko byarangiye M23 ibashije
kwambura uduce ndetse n'imisozi aba barwanyi bo muri Wazalendo bakoreshaga kugira ngo babuze umutekano abaturage batuye mwa kino gice cya Mudaka ndetse n'inkengero za Mudaka muri teritwari ya Kabare. Kaziba naho imipaka n'ubundi nayo ntabwo wavuga ko ikora neza ya Kaziba n'ibindi bice za Rubarika, za Ruvungi, za Gatogota. Nubwo hari inkuru nari mbonye yuko Ruvungi yaba isa n'igiye kujya mu maboko ya M23 ariko nta muntu ku ruhande rumwe cyangwa urundi urabikonfirima, ariko amakuru nabonye nuko mu masaha make ushobora kuza kuvuga rya jambo bita Tombe. Ruvungi nibyo ishobora kuza kuba Tombe, yego nibyo, ariko kuri ruhande vise ntitwirengagize ko Ruvungi kugira ngo igeremo bigusaba kuba wabanje kuva muri Gatogota, kandi tubonye ko hano kuri Gatogota ku kiraro ibintu byakomeye iki kiraro byanze, kandi ubonye ko mu by'ukuri imbunda ziremere nizo ziri kurasa, ndetse izi ngabo z'abarundi vise tuvuze ko aba bagabo nabo buri abariserenge namaze kubibona. Reba nawe ahantu barimo kurasa muri uyu musozi wa Ngomo hafite imbunda y'Ikenya. Ahangaha M23 naye hafite ikintu kiremereye cyane iri kwifashisha, hafite za Nyamugigima. M23 irarasa hitandirani gusa amakubita yiruka ekongera kagaruka. Amakuru atari meza kuri ya societe bita ngo ni Vodacom, batwita umuntu arabawushize hasi rwose birarangiye. Ariko harandi makuru nayo y'incamugongo ku gisirikare cy'u Burundi. Ngaho rero uretse kuyampereje wo kuyavuga birakuraniye, ariko ndagira ngo urebeho bavugira ngo nyavuge mu ijwi ryanje ndayanyuza mu gikari kugira ngo uyabone. 110 bangaye bagize bati 118 bagize bata tayari babaye bate kabuca kabuca byarangiye tayari. Abandi 100 bagize bate kireti kagana tayari ni ahantu bita ngo ni aka gace bakita ngo ni ngwiki katurebe mwiyo misozi ya za Kazibiyo baba data we arega nibyo ndimo ndavuga hano muri za Kaziba. Nango ejo hano muri Kaziba ibikoresho byabo byacaga hano za Gatogota, ariko urumva Gatogota ejo hiriwe hari kubera urugamba dako M23 yamaze gukatinga ikiraro ahantu bagomba gucisha gasoko bavuga Gatogota se erega no barasi irandege ya drone no bayikubita. Iyi drone none nashaka kubikubwira neza, iyi drone buri ejo nyine bikimara kuba gutyo byanze buriya ngo iki gisirikare cy'u Burundi cyese kimanura drone kirayizana ngo kiyizanye kije nyine nije gutanga ushaka imodoka irambunda yarijije no guhiga abarwanya M23 kubaharasinga kuko bari bamereye nabi yaba Anaconda igisirikare cy'u Burundi na FDLR kuri iki kiraro. None wayegejeje hariya ntabwo wamenye inkubi yikubise za Kaziba, ariko nabo bakubitiyeyo ikintu bita Asukwe yarivuye aho bita Karemi. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibaba kanitabiye imbone, urabona iyo mbone aya mwengana yangezeho mwengana wo mubiriyo kambe ndipura abaduteze yombi mujya muduha na comment mutubwire kwizo ngabo z'abarundi cyo mubona zakorerwa, kuko ari FRDC ari abarundi ubona ko bikomeye, ariko icyo mbona kindi kitoroshye nuko M23 nubwo ibivuga ngo amasezerano amanywa nijoro, ntabwo amasezerano araza gukemura ibintu bikomeye nk'ibi. Birasaba yuko hajyamo izindi mbaraga zitandukanye nizo turi kubona, kuko ibice M23 igenzura sibye bombe ari kuterwamo abaturage barimo barapfa, sibye abaturage barimo bapfa, ubona yuko ibikorwa remezo bari kubyangiza ku buryo bukomeye. Nabonye abantu muri AFCM 23 cyane ariko bavuga iyi Ruvungi yuko bayishaka, bakerekana yuko agace bita Kabunambonde nako bagakeneye ko kajya mu maboko ya AFCM 23. Uduce dutandukanye twici barifuza yuko M23 yadushyira mu maboko. Comment mwatwandikiye nizo mbanyuramo kugira ngo abantu babyumve, kuko buryo mutwandikiye mwamwifuza yuko tubisangiza abadukurikira kugira ngo bamenye ibiri kuba byose. Ni ibintu bigaragaza yuko mudukurikira, kandi turakomeza kubasaba mudukurikire nyine mutugezeho amakuru yose mufite kamanyura bari hirya tutabasha kugera, mutubwire za Kaziba, za Rurambo, Nyangezi hose mutubwire. Ariko ni makuru nabaha nuko mu masaha y'ejo bundi nimugoroba haturutse mu mujyi wa Goma ubwato bukomeye bw'igisirikare cya AFCM 23 burimo intare za Sarambwe
zije mu bice bya Nyangezi, Bukavu Nyangezi. Ahangaha rero M23 nabitsa ko yakoze reinforcement ku buryo bukomeye. Ikindi nuko mu duce dutandukanye twa Kamanyura ejo ku mugoroba hari abazarendo bafashwe ku musozi wa Kamanyura, neza hejuru yaho bita Monima. Hafashwe abazarendo bagera muri batatu bari barimo bakora icyo nakita ubutasi. M23 ubu ngubu yamaze kubashyira mu maboko y'ubutasi bwayo, irimo igenda babaza buhoro buhoro. Ibindi turakomeza tuze tubabwira ibiri kuba, kandi turaza kugaruka no ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono, nubwo Kisekedi nabonye kurambura igitabo basinyiragamo byari ikibazo gikomeye. Nabyo turabigarukaho tubihuza n'ibiri kuba, ariko ntabwo nabura no kubabwira uko situation imeze ubu ngubu gutya neza. Nubwo ibi bombe biri kuvuga, nabonye hari abavugaga yuko ku gice bita Monima abaza no bamaze kwigarurira, ariko ntabwo ari byo. Kambagezeho ijambo umuyobozi wa site ya Kamanyura yabwiye abaturage kugira ngo anabwira batabumva ibiri kubera muri Kamanyura ndetse nuko hifashe mwaya masaha. tunataka tuwatangazie leo. Abaturage ba Kongo turifuza kugira icyo tubatangariza. Niko chef de cité wa cité ya Kamanyola, province Sud Kivu, mu territoire ya Walungu. Wala tuko Kamanyola, amani Kamanyola inazidi kuendelea ijapokuwa mabombe ya Burundi kutoka Burundi wanapiga amahoro arahari, atari kwa mabomba turuka Burundi ameze nabi. Wanapiga kuma hopito, watu wengi Abarundi baratera amabombe ku bitaro, atabantu bamerewe nabi. Mimi ni kiongozi autorité civile, ati njyewe ni njyobora hano, ati société civile yumve nayo ikikora. Nous sommes ici avec l'armée révolutionnaire. Ati ndi kumwe n'ingabo za AFCM 23 armée révolutionnaire. Qui nous attaque là-bas. Caméraman, montrez le Burundi là-bas. Ati bereka Burundi babubone certains camps de l'ennemi qui nous attaquent. Atabari kuturasa bari kuva hariya. À Kamanyola sous les paisibles citoyens. Bari kurasa ku baturage bari bitekaniye. Ati mubibone mubimenye. Nibyo twababwiye abantu bakavuga ngo turi kuvuga yuko Burundi buri kurasa muri Kamanyura mukabihakana. Mwiyumviye umuyobozi wa site ya Kamanyura abyivugira. Urumva fighter? Umuyobozi wa site ya Kamanyura bivuze aravuga ati twebwe hano twahuye n'akaga. Ati abaturage bari bari mu mahoro batekanye, atari ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubabuza umutekano, tikiri kurasa ibitaro cya Bisenye n'ibikorwa remezo kibimereye nabi. Atari ko turi kumwe n'intare za Sarambwe nazo ziri kubavugutira umuti. Wakomeza fighter? Ya vise nari nsimbutse gato nari ngiye kwitaba imbone yacu iri hano muri bino bice bya za Uvira ndetse yo na za Kamanyora, hose ubwo arimo aragenda hakontura agenda amenya uko ibintu bimeze. Vise ejo buriya ngo n'indege yasukwe yaje muri za Kaziba, ariko iza kuraswa, ariko ngo iyi ndege ngo kugira ngo irase neza igere hasi ku butaka ngo bisaba nibura kwirasa nk'amakomparatari munsi y'atanu cyane. Kuko ngo ifite ikintu bita za antimizayiro ku buryo yirasa wayirasiga ikagenda ikwepekwe igenda bikurura irasa igenda bikurura ikabijanja hakirishyize hasi rinetararije neza niko imeze. So rero iyi ndege kwari ifite igikoresho nayo, kwari si bunara makuru nabonye yuko imaze kugira ibikoresho bikubye kabiri ibyo yari ifite mu mujyi wa Goma. Uba yarabiguze koko. Vise mbere kwenda dukomeza kubigendanye n'iyi mirwano n'iki byose, wanyemerera gato tukabanza tugasa n'abagaruka gato ku byaranze Kisekedi ndetse na His Excellency Paul Kagame i Washington, tukabanza tukareba uko byari byifashe, uko byari bimeze hariya Washington. Kisekedi yagaragaye isura rwose yabihiwe cyane n'urugendo, niba atari byende bya nyirarugezwa cyangwa se by'uko yabonaga hari za kamera akitwara kuriya sinzi, ariko wabonaga witwa Kisekedi Facibeto
atari beto rwose wagira ngo yabaye banana cyangwa se avocado yabaye nk'umuneke rwose yoroshye cyane ariko isura ubona yabishe cyane atishimiye kuba ari amasezerano yasinye kubera icyo ameze nk'uwasinye mu by'ukuri ahatirijwe na kameramana yerekana ari amafoto bayabone babone ukuntu Gisekedi yanze no kufungura igitabo yasinyiragamo igihande cy'umukara yongera nyuma yerekana igihande cy'umweru ariko abandi byarangiye bintu yakoze ubona bigambiriye hari ikintu uvuze cy'ukuntu yasaga isura ye wabonaga yuko yabihiwe ariko twari twanabivuze mbere yuko ibi biganiro bikomeza kandi amasezerano ashyirwaho umukono urabizi yuko leta zunze ubumwe za Amerika zamujyanye ku ngufu urabizi ko nabivuze ko leta zunze ubumwe za Amerika Trump yaramubwiye uti ugomba kuza gushyira umukono kw'aya masezerano wowe na Perezida Kagame mugomba kuyashyiraho umukono Kisekedi urabizi ko yabanje kwinangira akavuga ati sinshobora gushyira umukono kwa amasezerano mu gihe abarwanyi ba AFCM 23 we yita ko bashyigikirwa n'u Rwanda bakiri mu bice bakontorora muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ariko ku mbaraga za M23 barabapushinga barabirukana babajyana kure none M23 kababwira ati twebwe turabanye Kongo uradukura hano tujye Kisekedi nawe ati ntabwo nzaya gusinya ari amasezerano biza kurangira agiye ariko ku buryo bw'imbaraga kuko nabibonye urebye ukuntu yarebaga bigaragaza yuko atarabyishimiye no kuvuga ijambo yavuze nubwo magambo bavuze turaza kongera kuyasubiramo buri wese ntabwo yigeze mu magambo yavuze avuga mu izina Perezida Paul Kagame cyangwa ngo avuge Perezida w'u Rwanda ntabwo yigeze abivuga nuko ibintu bimeze mu by'ukuri Gisekedi bikora rwose ubona ari rwange ariko finally mu by'ukuri agira ate aba rwose arabisinye arangije rwose mu sura isa n'ibihiwe cyane tumubona arimo aragira cyo rwose arabyerekana wabonye aho babazampunzi z'abarundi zari zigiye mu Burundi bangiye ko zinjira ahantu ziri nabibonye wahabonye yababa we twakomeza tukabirangiza vise umusozi hano umusozi wa Ngomo ya antene hano rwose bayirashe bayigize ubuvunje dukomeze ko amasezerano tuvuge ibikubiyemo mu buryo bwo kugira abantu abantu batari kuvuga kutubukwemera kuvuga ngo hano ariko bateko mutadivansinga mwe kuki mutagera ngo mukore nk'ibiganiro muri za Kamanyura cyangwa se ngo mwe mwajya za Uvira ubu koko urabona ibisasu biracyaterwa hano muri Uvira wowe waba utari umwiyahuzi hute waba uri umutamamakuru ngo nabwo woweho watinyuka kujya hano muri Uvira n'abaturage ubwabo bavuyemo ukambwira ngo ngenje hano no muri Uvira hose bari kuharasa amakompora natwifuriza neza nge se hari ubwirinzi ngendana nabwo buhangana n'ibikompora ku buryo nibura bakintera batibareze oya hari ubwirinzi mfite nge nambaye ubwirinzi ku buryo wenda bashobora kundasa igikompora ubwirinzi bukakirasa bukagishwanyaguza none se nyine kiretse namushaka kumpomba kuko n'abaturage ubwabo hano muri Uvira ndakurahiye igihe batangiye kurasa benshi bahita banyanyagira bagakiza amaguru bakazamuka bakiyizira hano ku mupaka abandi bakambuka bakaza mu Rwanda ndinde wo kujya muri aya makompora ngana gutya nkozwe muki ukozwe muki muri barafu ikonje rero nawe umuntu nawe babivuga ntabwo bakwifuriza neza ni ukugira aba FRDC n'abazana bakuriture none batanye bavuga ngo baramurituye ariko hari n'ikintu nabonye kindi hari umuntu wanditse muri comment atwaye tuyita umunyamakuru kandi uri umusirikare wa 23 weho ariko ubwo ni wowe yavugaga wowe nabona akavuga basetse ngo genda umusirikare batinya ariko uri umusirikare da ariko ndaniwe da uri kuri mikoro n'uri none se ubundi iyo bavuze izina umusirikare wawe washatse kuvuga umusirikare bisobanura iki ni umusirikare nyine sirikare umuntu nyine ufite imbaragura ati fight aho turakuzura umusirikare cyatire umusirikare bindi birekeye ikindi kadukomeza n'amasezerano tubwira abantu ubundi ibintu byasinywe ni ibiki byagenze bite mudu yari imeze gute none tubone dukomeze kuko turi kugera no ku musozo
ubundi ukuntu ibintu byatangiye uko byageze hagati perezida Donald Trump yabanje abonana na buri mu perezida yabonanye na perezida Kagame barabanza baraganira bamaze kuganira abonana na perezida Tshisekedi baraganira birangiye bajya muri sare ahitiriwe ni igice cyitiriwe amahoro niho hari amasezerano yasinyiwe bakihagera Trump yagize ijambo ahavugira Trump ariko burya nubwo abantu hari igihe kimwe na kimwe bavuga yuko ibyemezo afata bimeze ukundi nabonye Trump amagambo ye akomeye kuko ijambo yakoresheje harimo ijambo ry'ubwenge rigaragaza diplomasi ikomeye nubwo perezida Kagame ndetse na Tshisekedi batigeze bahana ibiganza ariko Tshisekedi yagaragaje icyizere yuko aya masezerano azagira icyo ageraho kandi azashyirwa mu bikorwa mu ijambo bye Trump yavuze ati ndashaka gushimira aba bayobozi babiri b'abanyamurava ati mu by'ukuri ni abanyamurava ati ni abantu badasanzwe byaba perezida Kagame wa Repubulika y'u Rwanda ndetse na perezida Tshisekedi wa Kongo ati ni abantu beza Trump akavuga ati rero ati ibiganiro nagiranye na Kagame n'ibiganiro nagiranye na Tshisekedi ati byanyeretse ko aba bakuru b'ibihugu bombi ari abanyabwenge ati kandi bakundana urumva ukuntu yavuze urumva ukuntu Trump uri umunyepolitiki ukomeye ati aba bagabo nabonye ko ari abanyabwenge kandi bakundana yabigarutseho nyine mu ijambo yavugaga amuhango kugira ngo hasinywe hashyirwe umukono ko aya masezerano y'amahoro ari hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitezweho cyane cyane kurangiza ibibazo by'umutekano muke kimaze imyaka irenga 30 mu karere uyu muhango wo gushyira umukono ko aya masezerano y'amahoro nyine yari hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Kongo urabizi ko ejo abantu benshi bari bategereje kureba uko Tshisekedi ari bwitware yaba ari Kagame uko ari bwitware yaba ndetse na perezida w'u Burundi ababitabiriye ni abantu benshi harimo Evariste Ndayishimiye yagize n'ijambo avuga Ndayishimiye yaravuze mbere yo kurangiza irya Trump Ndayishimiye yaravuze ati ndagira ngo mbamenyeshe yuko Tshisekedi ni inshuti yanjye ati ni inshuti yanjye magara ati kandi Kongo n'u Burundi ni ibihugu ati bisanzwe bikorana mu buryo bw'ubucuruzi ati ariko aya masezerano basinye atabo bireba ati bibuke ko igihugu cy'u Burundi atari icy'ingenzi mw'aka karere bishaka kuvuga ikifayita mbere yuko dukomeza no kubindi ngo igihugu cy'u Burundi ati ni icy'ingenzi mw'aka karere ati ni ingenzi none se ntikiri mu mirwano ubwo se nicyo bishaka kuvuga cyangwa bishaka kuvuga yuko kubera ko atari mw'aya masezerano atazayubahiriza nta kuyubahiriza byo biragoye nicyo ashaka kuvuga arashaka kuvuga ati mwibuke yuko nabasabye yuko mba umwe mu basinya n'amasezerano ariko ntabwo mwigeze mwemera ko nyasinya ati rero ibirimo ntabwo bizubahirizwa mu gihe ntabishyizemo imbaraga ubwo icyo bivuga ni uko tuza kubona n'amasezerano atubahirizwa kubera neva nabyo byashoboka Trump rero aravuga ati amasezerano urebye neva ubu si nkayo mujyanama mukuru wa Tshisekedi kuko niba ari kumufasha ku rugamba ubu ntekereza ko ingabo z'abarundi iyo ziba zidahari kuri murabona ko na neutralisation cyangwa se no kunetraliza ibitero bya M23 batangiye kurasa baturukije mu misozi ya hano mu gihugu cy'u Burundi ntekereza ko rero neva iyaza kuba dahari ngaba ari kumufasha Tshisekedi bakaba bamugejeje za Karemi pe cyangwa bakaba bamugejeje iyo za Kisangano ubu tuvugana urumva rero Trump yavuze ati uyu munsi turi gutsindaho abandi benshi batsinzwe ati yibaye intambara ya 8 turangije mu gihe kitageze ku mwaka ati turi kuvuga imyaka 30 y'intambara yifuza irenga miliyoni 10 yaravuga ati bimwe mu by'ingenzi rero bigaragara nk'aya masezerano mukwiye kubyitaho ati mukwiye guhagarika imirwano ati mukwiye gukora n'ibindi hari ibintu byinshi buri abantu batamenye nk'aya masezerano ariko tugenda tubinyuramo rimwe na rimwe harimo icyo guhagarika imirwano kwambura intwara abarwanyi batari aba leta gucyura impunzi gutanga ubutabera no guryoza abagize uruhare mu bikorwa byibasiye none se guhagarika imirwano ubwo ni nk'uruhero wahande njye nzi uko ari uguhagarika ari ukwambura FDLR intwaro birimo nabyo birimo ariko harimo no guhagarika imirwano ku ruhande rwa Kinshasa ndetse nabo bahanganye
urabizi ko bahanganye na AFCM 23 amasezerano abivuga ni ndetse no gukurikirana abagize uruhare mu byaha gutanga ubutabera no kuryozwa abagize uruhare mu bikorwa byibasiye inyoko muntu harimo ndetse n'iby'ubukungu Trump aravuga ati u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ati byemeye kurushaho gufatanya mu by'ubukungu ataho kurwana ataba abagabo babiri ati nabanyabwenge atabazabikora ati ntekereza kandi ko bakundana ati namaranye nabo umwanya ati abantu bamwe bashobora gutungurwa ati ariko ntekereza ko bakundana ati bamaze umwanya munini bicana ati ariko ntekereza ko ubu bagomba kumara umwanya munini bahoberana ati bafatana mu biganza ndetse babyaza umusaruro amahirwe Amerika ifite mu by'ubukungu ariko ibyo Trump yavuze n'ibyabaye biratandukanye Perezida Kagame na Perezida Kisekedi bari kumwe mwifoto ngira ngo urabibona ntago yaba Kagame ntabwo aseka yaba Kisekedi ntaseka kanze ngo kubita akantu hano uko mbibona ubona nubwo yavuga ati baraza guhana umukono ntabwo bigeze bahana umukono ndagira ngo aka kantu kabanza ukangereze kuba dukurikiye mbone ninjiremo indani ako kantu nguhaye banza ukaripure nka drawing wa mugani wa nanize Steven Wembi ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeje gufata intera ariko bitwabibuze ni Katogota Kamanyura ni za operation wagiye uvuga uburyo abagabo ba AFCM 23 bari gutana mu mitwe na FRDC ibi uburyo ingabo z'abarundi ingabo za bacanshuro wazarendo ndetse n'abandi ibi byose bagiye bigarukaho guherekana ko Ruvungi yakiri mu maboko ya FARDC wabimbwiye Katogota kiri mu maboko ya AFC wabivuze ariko ko ibitero bikomeje mu bice bitandukanye yagaragazaga ibiri kuba kandi wabigaragaje nawe situation wayivuze kandi numva ko abantu bayumvishe twari tukiri mu masezerano ibyabaye ndetse n'ibyagaragaje Vise ukira aho ngaho rero sasa ese abantu bari bazi ko ku munsi w'ejo harya twigeze tubabwira ko ejo mu by'ukuri ingabo z'abarundi zarashe mu Rwanda warabivuze wabigaruye na sinzi abantu niba babyibuka twarabibabwiye ejo izi sharing zari ziri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi zarashe mu gace kari mu Rwanda ahantu bita ngo ni mu Gisheke na gace kateganye cyane nahito ngo ni mu Gafunda akaba ari mu gihugu cy'u Burundi ariko n'ubundi akaba ari munsi y'uyu musozi wa Ngomo n'undi aho bakomeje kugenda basharinga bagira gutyo Vincent baracikwa barasa mu Rwanda ariko mu gace gato sinzi ubwirinzi wenda harimenya ari uko byari byegereye cyane Kongo ubwirinzi ntago twabonye bunetara birashoboka yuko hari ubwirinzi kuko ari ku mupaka neza budushobora kutagira icyo bukora ariko kira isasu kiwa cyane narashwe kwa kundi bavuga les balles perdues cyangwa les bombes perdues bikaba byaraguye ku butaka bw'u Rwanda mu buryo nyine buri accidentaire kuko ndabona na RDF ndebye ku mbuga zabo nkoranyambaga ndebye kuri Minadef ntacyo barabivugaho kadutegereze statement nyayo iturutse mu nzego z'umutekano kuko burya bo dinifaso diplomatique baba bafite amakuru arenza yo munyamakuru wese yagira Ruvungi se contrôler dans FARDC Ruvungi ifitwe na FARDC abagakoze ati Katogota so contrôler ni sous contrôle kujumenya ko igifaransa cyanjye ari gike wa muntu nubura baragerageje uko nshoboye sous contrôle de AFC ba M23 qui sont attaqués par les FARDC l'armée burundaise un wazarendo kakomeza tuvuga amasezerano fight buri aravuga ati ngo Katogota ngo iri gukontorwa na AFC M23 ariko iri kwatakwa na FARDC n'igisirikare cya FARDC abarundi ndetse we na wazarendo nituvuga wazarendo abantu mve ko hakubiyemo na FDLR atari ko Kamanyora iri sous contrôler la AFC M23 ndetse we mu byukora akaba iri kugenzura kino gice nubwo amakompora ameze nabi Vincent amakompora ameze nabi ariko ndabona Monisco nubundi komeje gukora ishyano Monisco iravuga iti ndako turashima amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda atari ko turasaba yuko hashyirwa mu bikorwa umwanzuro wa UN nimero 2023 basaba ASM 23 kuva mu bice byose yafashe nitangazo basohoye ndarifite hano imbere yanjye nicyo bavuga
ubwo bivuga iki bisobanuye iki kuri wowe Monisco kuvuga ayo magambo Monisco se bya bindi byawe nyine bisobanuye iki mu mboni zawe mu ifite ibyo iri gutegura nyine niba ataba amaso ifite ibyo iri gutegura. Okay, dukomeze tujye hari ikintu se twagarukaho numva ibyari by'ingenzi twabivuze icyo kindi mbona nuko Perezida Paul Kagame yabonanye na Minisitiri w'Intebe wa Barbados Miaro Amor Motrey bagirana ibiganiro byagarutse ku mubano usanzwe hagati y'u Rwanda na Barbados ndetse n'ubufatanye bukomeje mu nzego zirimo iz'umutekano ubuzima ndetse n'ubucuruzi. Icyo twabwira abadukurikiye nuko twe turi kuri tere turakomeza kugenda tubagezaho amakuru gatanu kuri kagenzi kako dutegereje gusa ko izi bombe ziri kugwa hano Kamanyura zaba benetralize ubundi tukakora tukonvansinga kuko studio zo tayari twamaze kuzimura hano nta naho zigomba kujya ziri hano Kamanyura no tugomba kuba rwose studio zacu ziba zishinze ubundi dufite gahunda ko Vincent agomba kwa advancinga akajya imbere hari aturajyeho zawuvira uzitubwira amakuru akajya mpereza uko biri kugenda. Guverinoma y'u Rwanda yongeye gushimangira ko mu gihe amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono n'ay'ubukungu ari intangiriro n'igisubizo cy'amahoro n'iterambere birambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingamba z'ubwirinzi ku mipaka y'igihugu ko zizagumaho kugeza igihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR uzaba umaze kurandurwa. Muri make ibyari byasezwe by'uko biri kurwaho nubwo butumwa ndabwakiriye Yoranda Makoro rwose niwe wabivuze nubwo ari bavuze ko bari buze kuyikuraho ingamba z'ubwirinzi ikigaragara nuko ubwo ntizivaho nyine igihe icyo gikorwa kindi kitarakora nibyo rwose nuko bimeze. Fighter tanga umusozo no dukomereze mu bindi bice dukomeze twereka abaturage badukurikiye abanyamahanga badukurikiye batuye mu Rwanda mu Burayi Aziya Afrika n'ibindi bihugu byinshi tubereke uko Kongo mu burasirazuba bimeze numva wagira icyo uripuriraho gisoza. Turasoje kudakanda subscribe kuko utarasubscribe inze ni igihomba kuko uzacikanwa yewe rwose byo sinkubesha ariko niba warasubscribe inze icyo usabwa gusa no gukanda like ndetse ukanasharinga ubundi inkuru zahagera ukazibona mu bimbere. Dushimire cyane mwe twabanye mwakoze kubana natwe andi makuru ni mu yandi masaha nogerwe na gahunda zacu turi kuri tere. Ciao.